kubera iki rero nashaka kuvuga ibintu bikomeye ubundi mbere na mbere ubundi ibintu byitwa gusambana nyirizina ubundi byambura intege umuntu intege z'umubiri n'iz'umwuka no gutakaza yego kuko biri mu bintu Imana yihanije mu bantu sibyo nubwo abantu babikunda ubona muri iki gihe umuntu akora icyaha kumva ni nk'ibisanzwe cyangwa kumva ngo nta kirenze ariko birarenze no kutanabizi ko iby'iki by'agaciro tugomba no kubyambuka haleluya abadukoresheje uburetwa aribyo tugiye kwambukana tubakuyeho ngaya amasenge urashaka kwambuka nta bugumba nta bupfubyi nta burwayi urashaka kwambuka warashubijwe natwe muri amasenge sakwa n'umukozi w'Imana Silas uri murimo kandi serious ninzawukora yego no biba biri ku rundi rwego rw'imyumvire erega umwe bwabera ntago turimo tubabwira ngo Yesu azaza kuza kwazaza kwabwira ngo ntago turimo twisha ngo tubone amaturo tububwira impinduka mu bitekerezo mu mwuka biza bikafekta umubiri n'ubuzima bwawe icyambere yego iyo abantu bagiye gusambana batarashakanye baba bagiye kuramya Satani no guhamagara ibivumo nakarande mu buzima bwabo cicu bagiye banakimenya kansoberera iyo abantu bagiye gusambana batarashakanye baba bari kuramya Satani n'ibigirwamana kuko mu mihango ya gipagani habamo inzoga ubusambanyi no kurya inyama zitagira umunyu burya ahantu baterekera nta munyu rego umunyu ukora ibintu bikomeye umunyu ni mu bintu bihumanura ntabwo rero mukuraguza bashyira nk'umunyu ntibishoboka ubwo no bapfumu ntashyira biba bipfuye ntabwo yigizayo uzabaza abantu bose babiriye bari ibinyama bitafite akarya nta munyu burimo n'ibisosi none se kari umuti nyine banje kurya izo brochette nivuga ngo icyo gihe uba uri muramya udownloadinga wakira imyaku n'imikoshi ku buryo wumva uri proud wumva uruhutse mu mutwe ariko uruhutse mu mutwe no mubiri ariko urarushye mu mwuka kandi umwuka uzahora n'ikibazo sibyo ariko ubundi nibariza nk'akabazo gato wa mugani niba uri umuntu wa mugani ngo urya abana umunsi bariye uwawe banamurya ariko baranabarya ariko sinumvise ngo kubitindeba ngo ntababarira ni harya ubundi nako barabarya aribo nuvuga ngo ikibazo ho kiri niba uyu munsi wishimira ko wasambanije abakobwa b'abandi harya basambanije uwawe wakumva umerewe tora kugukenera wewe wiviriye muri gahunda n'abadayimoni bawe kumva nta nubwo ari buze kubikora mu rwego abadayimoni babikozemo kuko urumva ni ibitekerezo babikora aho ugatakariza icyizere kandi ikindi umuntu wese ubirota akunze kumva ko n'abandi babibonye nuvuga kandi ikindi kiba kiriho mu kwizera n'imibonano abumva itagikenewe muri we ku buryo runaka kandi ni kimera ko uri posede abadayimoni bagukurikiye ikindi ni ukubenga no kubengwa aha ndavuga ku bakira abasore n'abakobwa ntabwo umukobwa azagira umwete wo gushaka kuko n'umuryango mba gushaka yabikorewe yego impamvu zabyo yabikorewe n'umusore nuko nawe yabirangije wa muhungu rero utarota usambara naza ko kurambagiza ntuzamwitaho kuko n'ubundi nta kintu ukeneye muri uwo muntu kuko uwo muntu aza kurambagiza abadayimoni bakwambika yasura umuntu akakubona umeze nk'umukobwa uterura ibyuma akakubona usa nabi hari urigeze kuganiriza bambwira ati ngewe rero ati mbona umukobwa mwiza ari uko baje kumusaba cyangwa bamwerekanye mu rusengero numva ikibazo afite ko gikomeye ni se kubera iki ndamubwira ariko ntabwo ugira utusambana ahubwo se namara kabiri no kuvuga ibyiza bibona babitwara abaza se kuba abona abakobwa beza ari uko bamaze kuberekana agize imyaka 45 none se ubwo iyo abadayimoni batagusuye nijoro bigenza gutati banteje intambara zo kwikinisha imyaka 45 ukaba uri muri icyo kintu ati gemba numva ni ikibazo ariko mubwiye inzira acamo yanga kunyumva niyanzira umubwira ariko nkurikije sanga nyirarume nawe yapfuye adashatse twigendere gake ikindi urebe ya minota niducike iyo urota usambana nta mahirwe uba ufite mu buzima burya kutagira amahirwe bitandukanye n'iki no kubura amahirwe kutagira amahirwe ikintu wakinjiyemo
cyanaguhiriye ariko kikarangira nabi. Kakantu urakumvise? Ndakumva. Nta mahirwe ugira. Ngo kutagira amahirwe ni ukubura opportunity, ariko undi yayibonye, akazi yakabonye, imirimo yayibonye, urugo yarubonye, ariko birangire neza. Ibintu birisire kurusha uko tubitekereza. Hano binede ndimo ndinjira ahantu kuko hari ibintu nakwiye ku bantu nibahumuke. Humuka mubyeyi, humuka mugabo, gira ibintu ureba biri kure, biri beyond, birenza y'amaso. Cyagigana cyo mukomoka bizango babaye ngo beyond eyes, birenza y'amaso tubona. Tunotse mu bintu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo akazi wakabonye ariko ntukaramyeho. Yego. Wakunzwe ariko mu kanya barakwanze. Wabengutswe mu kanya barapfuye. Umuntu aguhaye promesse irahagaze. Wagize amahirwe yo kubona ikintu, ariko kurota usambana noneho nabyo bise bihagarara. Urumva ko bitandukanye na bya bintu. Biratandukanye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Aksuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Aha ni ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nizere ko ibihe byawe bimeze neza. Nimba bitameze neza, ejo bishobora kumera neza kuko birasimburana. Icyambere ntugasimbuza Imana kandi ujye uyigirira icyizere. Ejo ni heza. Amazina yanjye nitwa Jerry, n'ubundi turakomeje bya biganiro byacu mutegurirwa na Mushumba. Mushumba, waramutse neza? Ya, naramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Naye ndashimira abakozi b'Imana bataniye bose. Umukozi w'Imana Silas batugeze, Imana imuhe umugisha, turamushuhuje. Na Joseph nawe n'abandi, byose ni amahoro. Kandi turimo turasatira, nubwo ari ukwezi kubi, niba ari ukwezi kuri nk'ibitambo byinshi, nubwo ari ukwezi kuri mu mpfu, kurimo gukura nk'amadaka, harimo no kwezi kuba mwamakwe wo kabyarawe, ariko umuntu nacunga izamu rye. Bimwe twabwiye wa munsi bashize ngo gira ibintu usohora, ni ukuri uzabikora ungaye nyuma. Yego, ni byiza cyane Mushumba. Abantu bose bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, inshuti zacu zidukurikiye ziherereye ahantu hatandukanye, ariko hari umuntu wahoze ambwira ati Mushumba yaratembereye kuko ngo hari ukuntu uvuga uduce tw'ahantu, cyane cyane iyo ugeze noneho ku Burundi uvuga uduce abantu baho nyine bakumva baranezerewe. Turabasuhuje cyane rero. Bani baho umugisha rwose, ndabakunda cyane. Kwa ni Kigali nakubwira, mu Rwanda nakubwira ahantu henshi. Na Uganda ndahazi, za Kawempe ndahazi, hari hose na za Kina za Namungo naho bita ntuze Nankurabye na Rudi Muraho, hose ndahazi. Na cyose Uganda na amakartier menshi nagiye nyajyamo buriya. So ariko burya ni byiza no kubana n'abantu bose. Numva nanjye umutima wanjye mwiza nongeye gusuza abantu b'imasango na Murama. Yego, ya kera hahoze yitwa gutyo ku Murama. Mu majyepfo. Yego, shujana bakunda kuduha ifu y'ubugari iryoshye, Imana ibagiriye neza. Ni ukuri. Ariko by'umwihariko shuje abantu bari batuye mu kiyaga, baturaga mu biyaga bya Bugesera bakuyemo, bajya kubatuza ku misozi yindi. No ku Nkombo narahageze, naho bitwa kwishywa narahageze. Ishywa ikigwa kiri ruguru cyangwa hafi yo ku Nkombo. Aho hose ariko ndabashuhuje. Ikindi kintu kinezeza ni uburyo ki abantu baduhamagara mu bihugu bitandukanye. DRC bagahamagara,
Burundi, Tanzania, Uganda, hari noneho nahamagaye nkumva sinumva ururimi barimo bavuga, bari abantu baba bavuga icyongereza kumva ntucyumva neza, ariko ndamubwira ntaho kugira ngo tuvugane andika. Ambwa ati ntabwo nzi kubyandika, ntacyo gukora audio. Amusubiza ariko byose no kubera Imana. Yego, hari abantu bari mu Butaliyane ariko bambwiye ko bajya bakoresha Google Translator kugira ngo bumve ibiganiro byacu, turabasoje cyane. Ahubwo nacyo nagusabaga cyagiye, nacyo bari abantu bangireho ubujyanama. Buriya ni gute twashyiraho subtitle y'icyongereza ku biganiro byacu? Ibyo tuzabiganiraho nk'umushinga. Yego. Kandi ndiyemeza ko nzawukora mu mpinduka nkeneye umwaka utaha, sinzabyambuka na bino. Yego. Kandi no kuzana umuntu ukora interpretation ahangaha ntabwo biravuna, ubwo twiga uburyo biriya bintu byakorwa. Yego. Kandi birashoboka. Yego. Kino risque rien na rien. Yego. Nibyo. Buriya umuntu wese utinya gushora nta nunguka. Kandi ntabwo ugira gushorwa ngo ngiye gushora ndebe ko bizamera, no, ushora ufite kwizera. Yego. Reka njye gusuzuma urugo ndebe n'ibyango uzajya hese winjiye byarangiye. Ngo kanje kubibanga sinzi ko bizera. Amakosa. Sawa urakoze rero, turabashuje seeds of joy nyaboneka tuyibuke. Ikindi y'amasengesho bayumvise ava ku itariki 26. Noheri yarayibaye kugera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Harya Noheri zaba ari kwa kangahe? Kwa kane. Okay. Nzigiye ntabwo nemera nagiye nita ku matariki. Amatariki yego. Sije ngo ntubugire guti ntubyambukane. Hari ibintu wikoreye imyaka myinshi, hari ibintu ugendanye igihe kirekire, hari ibintu byakwiziritseho, ntubyambukane. Ntubyambukane rwose. Ntubyambukane. Uzi impamvu ijambo ndibwira nzari baganiriza. Kazaba ari kwa kane. Yego. Uzi ko Imana ubwo kwa gatanu ho tuzatangira. Urumva ko afite konje iprolonge. Yego. No mu Rwanda nta basore mu kazi ngo kwa kane wa mbere kiruhuko, samedi ni weekend, nako ni weekend na dimanche weekend. Yisine. Hari imbaraga zo gukora. Uzi impamvu Imana ijya gukura Abisirayeli mu Egiputa, yarabanje ngo irabwira ngo murye, ariko murye mwambaye inkweto. Kandi bahe ibyo kurya tumatabyimba, inyama n'imboga n'umutsima udasembuye. Ngo irangije igiye kubagaburira ngo ninjoro ikubitaho umwijima w'igikorwaho. Yego. Nuvuga ngo mu nzu z'abantu z'abanyagiputa harabuditse, ntawahabona, ibagaburira batareba. Kandi arabwira ngo nimujya guhaguruka mu gihugu ntimugende imbokoboko, ntimutire isafuriya, ntimwaka igikombe, mushaka iby'iki by'agaciro. Tugomba no kubyambuka. Haleluya. Abadukoresheje uburetwa aribyo tugiye kwambukana tubakuyeho. Ngaya amasenge. Urashaka kwambuka nta bugumba, nta bupfubyi, nta burwayi, urashaka kwambuka warashubijwe, natwe muri amasenge. Sakwa n'umukozi w'Imana Silas uri murimo. Kandi serious nzawukora. Yego. Cyane. Kandi mushaka mwashaka uwo munsi ko imbere ntimuhazi. Ushaka no gusona nkabura umwanya wo kwitaba, kagitabwa na secrétaire. Yamaye nka kandi ntago mubizi bino bintu. Oya nibyo. Ibintu bitangira ari bito bigakura bikagera. Ukanga kwegera igiti kiri gito cyagira amashami ngo baradusuzuguye. Bundi gimenya kujyana n'umuntu. Akandi kantu rero nkunze nijoro mu kiganiro numvaga umuntu wigisha avuga ngo kugira ngo ugire imibereho myiza ntugafate umuntu nkaho mumenyereye, ngo umuntu mwabanye mujye muhura uhore wumva ari mushya muri wowe, ari mushyashya. Yego. Ariko ashobora kuba mushyashya ari mubi mu mutima, akaba na mushyashya ari mubi, uhora umfata nk'umushyashya. So what does it mean? Uhora uri maso. Urakoze cyane. So rero uyu munsi wa none nanjye hari uwambajije ibibazo bijyanye cyane no gusambana, ariko abimbaza mu buryo bw'inzozi. Yego. Sibyo? Ati ki inzozi mporaho buri munsi, itamvaho buri munsi, no kubera iki? Rero nashaka kuvuga ibintu bikomeye. Ubundi mbere na mbere, ubundi ibintu byitwa gusambana nyirizina, ubundi byambura intege umuntu, intege z'umubiri n'iz'umwuka no gutakaza. Yego. Kuko biri mu bintu Imana yihanije mu bantu. Sibyo? Nubwo abantu babikunda, ubona muri iki gihe umuntu akora icyaha kumva ni nk'ibisanzwe, cyangwa kumva ngo
kuko nta kirenze birenze ariko birarenze no kutanabizi. Yego. nuvuga ngo iyo urota usambana akenshi biba bigaragaza yuko uri gutakaza imbaraga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, no gutakarizwa icyizere n'Imana, no kugaragaza yuko hari imbaraga zigushoreye. Aba ni ababikora physical, babikora bikabikora buri gihe. Buriya ntabwo ari ibintu byo kwishimirwa ngo kanaka nkibaza ubundi ni umugabo urya umugore, ni umugore urya umugabo, ubundi kimira ikindi ni ikihe, reka tubyihorere ngo barabizi ababikora babari nta jambo shyizeho, harakora ubwenge gusa hano. ariko nibaza ngo kanaka namuriye, none se uwatamiye undi ninde? Ndacecetse sirasi no kutabyumvise. Ari imodoka yinjira mu igaraje, ari ni igaraje, icyabitse ikindi ni kimwe igaraje cyangwa ni imodoka. Ubwo se wari undi ninde? Murakoze. Abantu baba bikina disi. Wari iki se? Niwe wari. Imodoka yinjiye mu igaraje herayo isohoka amapine yapfumutse. Imbaraga yinjiranye mu igaraje sisohokanye, ivuye yirukanka ngo bakuriye aho ngo ndamushoje, bagushoje. Wababariye koko. Ndamushoje, bagushoje. Urumva abari abantu baba bikina, ariko urumva ko mvuze ibintu shije kandi abakuru bageze gute babyumvise. None se ari imodoka ni garage ni irihe riva ni igaraje ntago rijya mu modoka, ahubwo imodoka ijya mu igaraje. None se ninde ubiri cyuya, ni imodoka cyangwa ni garage? Ni imodoka, nyiri imodoka niwe biri cyuya ngo ndamushoje, baragushoje kurangije. Nari umwana bagira ngo abantu banabyumve, umwana yakuriye. This is nubwo turi kubiseka harimo urwenya ariko biri hejuru. Urumva tubivuze nta mwana ko giye muri channel yanjye nabonye n'abana b'imyaka 17 baratureba, ariko ntabwo amenye icyo nshatse kuvuga. Yego. Imbaraga winje sisohokana mu ngo ni abantu bakivangira. Umeyishiwa power. Ni kuvuga ngo ikintu kiba kiri kurya ugera kuri ya minota yo kugira ngo imodoka isohoke mu igaraje, amapine yapfumutse, ibintu byose byarangiye, uri mutitira nk'uwarwaye malaria cyangwa byazambye hariya. Burya iyo uri umunyamwuka, yego, niko n'imbaraga z'umwuka zigenda zigushiramo. Ubu ni nk'umwenda bafashe bagakamu, ugenda wigira kurya, ni nako n'imbaraga zikuvamo. Ugasanga umuntu w'Imana yahaga avuga ibintu ariko yakwigisha bati se arimo aracuragura n'umurozi, kumva birasakuza ntabwo biryoshye. Ikindi kintu buriya mu busambanyi abantu bashaka babyitondera, uba wakira imikoshi ndimo nanjye nakiriye kuri transaction zibibi ko nta mugisha waca muri ibyo bintu. Ucamada oya uweza umwana bakuramo bamukuramo se bagakubanamo bakajugunya hariya. Tandukanya abashakanye. Yego babyimisa ariko yego. Nuvuga ngo umwana wazavuka ariko azavukana bya bibazo nawe ufite. Bya bindi twavuga. Noneho we nge nanifite karande y'ibintu nibi. Umugore afite karande ni. Aho tugiye kubyara umwana azaza afite karande ya se niya nyina, byose bimwibumbireho. Ubundi akubera ikirara kunywera itabari bure y'ijomba ishinge wumirwa. Dukwiye gusenga we. Senga. Ni byiza ko nukuri nubwo abantu babyishimira bakumva bari so proud y'ibyo bintu, ariko gerageza ibyo bintu uzabikore ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe bigushobokeye. None se ko bavuga ngo none se Imana yabiremeye iki? Ubundi umuntu wese yagiye kurya inyoni abanza akayita izina, akayita inkware, agafata nk'inkotsa akayita inkware, akavuga ati ndakuriye, akayita izina. Iyo umuntu ashaka kwidefanda, ni cya kintu bambwiye cy'icyongereza ushize, ubundi buri gihe umuntu ashaka kugira ngo icyaha cyeze atangira kwereka, ariko ntabwo cyaremewe ibyo. Kuki niba cyaremewe ibyo, kuki yavuze ngo ntugasambane? Kuki yavuze ngo amasoko yawe ntagasandarire hanze?
kuki yavuze ngo ujye unywa amazi iriba wifukuriye ngo nibwo uzamenya agaciro ka buri gitonyanga. siko ibi bintu biba biri ku rundi rwego rw'imyumvire. Erega umwe bw'abera ntabwo turimo tubabwira ngo Yesu azaza kuza ko azaza, kubabwira ngo ntabwo turimo twisha ngo tubone amaturo, turubwira impinduka mu bitekerezo mu mwuka biza bikafekta umubiri n'ubuzima bwawe. Icya mbere, yego, iyo abantu bagiye gusambana batarashakanye baba bagiye kuramya Satani no guhamagara ibivumo n'akarande mu buzima bwabo. Cici bagiye banakimenya kansobereramo. Iyo abantu bagiye gusambana batarashakanye baba bari kuramya Satani n'ibigirwamana, kuko mu mihango ya gipagani habamo inzoga, ubusambanyi no kurya inyama zitagira umunyu. Zitagira umunyu? Burya ahantu baterekera nta munyu. Rega umunyu ukora ibintu bikomeye. Umunyu ni mu bintu bihumanura. Ntabwo rero mu kuraguza bashyira nk'umunyu ntibishoboka. No mu bapfumu ntashyira biba bipfuye. Ntabwo yigizayo. Uzabaza abantu bose babiriye bari ibinyama bitatu. Akarya? Nta munyu burimo n'ibisosi. None se ko ari umuti nyine. Banje kurya izo brochette ni ngo icyo gihe uba uri muramya udownloadinga wakira imyaku n'imikoshi ku buryo wumva uri proud, wumva uruhutse mu mutwe, ariko uruhutse mu mutwe no mu mubiri, ariko urarushye mu mwuka, kandi umwuka uzahora n'ikibazo. Sibyo? Ariko ubundi nibariza nk'akabazo gato. Wa mugani niba uri umuntu, wa mugani ngo urya abana umunsi bariye uwawe banamurya ariko baranabarya ariko sinumvise ngo kubitindeba ngo ntababarira ni harya ubundi nako barabarya aribo. Nuvuga ngo ikibazo ho kiri, niba uyu munsi wishimira ko wasambanije abakobwa b'abandi, harya basambanije uwawe wakumva umerewe ute? Eko babikorara, waba uri proud? Barabikora ariko uri proud? Ntiwumva ko wa mwana w'umukobwa yanduye ya ngeso yawe, wa mwana w'umuhungu yanduye ya ngeso yawe? Erega iki kibazo kirahari mu rubyiruko, mu bantu bose n'abakuru n'abatusanga. Noneho irari ryo gushaka amafaranga, ubutunzi, abantu b'abakobwa bakiri batoya rwose nta kazi afite, ntaki, ariko ubushobozi afite ageze kuri level yo gutunga iwabo. Ngenda muzi imyaka 19 nta kazi agira, ariko usanga mama wamubaza ngo none se turi burya iki? Imagine ibyo ndazi ko nimwe bikorwa. Hari n'umuntu ugiye bambwira ati gende ati bungu bati sinigeze bimutinganya cyangwa nyombeho nabi, ngiye kwishora shaka bazangira bati aho kubaho nabi imyaka 10 nabaho neza imyaka 5 ngaca. Urumva n'ubwihebe, ariko ni ukutamenya imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Biriya tubwira ngo ntimuzi ko wihanganye yitwa umunyehirwe. Buriya niba hari ikintu kigora Jerry nuko utaruba ku rugo, kumva umugabo yaguciye inyuma akajya ahandi, kandi ibyo agiye kureba no mu rugo yabisizeyo. Buriya aba yumva yishimye, noneho akanajya gusambana yambaye alliance hano ku kuboko aha ku rutoki. Ariko urumva abaca mu isezerano nta mpamvu. Buriya ku munsi w'imperuka Imana usuye kuducira urubanza rusanzwe, ariko n'amagambo twavuze tuzayabazwa. Icya kabiri, tuzabazwa n'izi ndahiro, izo muri leta, izo mu rusengero, n'aya magambo tubwira ngo ni ukuri je ngo kubera ukuntu ngukunda ngo nzakugurira telefone, ntabikore. Iryo jambo uzaribazwa imbere y'Imana. Jya uvuga ikintu ubasha gukora. Biri mu bintu nza kubaganiriza mu gihe kizagera, ibintu bituma ushobora kugera ku iterambere. Ngo jya uvuga ibyo ubasha gukora. Niba uvuze ngo nza bikore, nzaguha inzu bikore, bitekereze ubibike muri wowe. Nutabikora nta cyaha kiriho, ariko mu gihe wabisohoye wavuze ijambo ukora promesse. Rega no kugira ngo natira attention yawe nabone icyo nshaka ntitaye. Je nabivuga mu mutima, nta Imana izabimbaza. Ariko nyiruko bibwirwa agize gute? Arabyumva, yabyumvise, n'Imana yabyumvise. Mu bintu ushaka gutuma Imana igumanira icyizere ni ukuvuga ibintu ukabihagararaho ko biri, ukaba umuntu w'ijambo ryawe. Ujunja tavaho. Nuvuga ngo ugiye gusambana nawe batakariza imbaraga. No kurota ubwabyo usambana
sinshaka kujya muri iyi ngeno. Icya mbere uri imbata, kabiri bakumurikiye abadayimoni, nabigusoneye abadayimoni ntuze n'abazimu urabyumva, gatatu bagushyingiye umudayimoni n'ubundi. Ufite umugabo mu buryo bw'umwuka mubi cyangwa ufite umugore mu buryo bw'umwuka mubi. Abo bantu baba bafite bya bimenyetso byo kugira, ntabwo ushaka kubijyaho cyane, ariko bishaka kwerekana iki? Iyo urota usambana nijoro n'abantu batandukanye, biba bigaragaza ko ugiye gutakaza ububasha bwo gukunda no gukundwa. kandi ubwo ni muri spirit, mu buryo bw'umwuka, ariko ku mubiri bizaza yego. Kuko umuntu urota usambana buri gihe yumva nta n'urukundo afite, kuko n'ubundi icyo yari gukora agikoze muri iryo joro. Kandi ni imyuka mibi y'abamarine, ni imyuka mibi yo mu mazi. Ni ukuvuga ngo ugeraho ukumva ntugikeneye uwo muzabana, kuko nta rukundo ufite. Ntarwo. Erega ntabwo tubana mu ngo kugira ngo duhane ibiryo n'amazu, tubana mu ngo kugira ngo duhuze ziriya gahunda. Izo ziba zikenewe rega buri. None se mu rugo ntabarya umukobwa, iwanyu se nturya? Impamvu ni umufasha wo kugufasha icyo udashoboye. Ntiwakwirongora, ntiwakwibyaza umwana, nicyo ashoboye ubundi n'ijya nawe icyo ushoboye ubundi. Kuko mu rugo rwacu twararyaga twese. None wa muntu mu nijoro ararose asambana, cya gikorwa aragikoze kiranarangiye, urumva hari irindi arazagira kandi byarangiye. Kandi bari abazimu babikora cyane kweri mu nzozi. Hariho bitwara n'uruhande ku buryo yumva bikeneye akabati wa muntu nagaruke. Ati buryo niyo afite umugabo cyangwa afite umugore, yari kubikora yitekereza wa mugore wo mu nzozi. Abantu barabaswe gutakaza ubasha gukunda. Kabiri, utangira kwitakariza icyizere muri wowe. Buryo uzabaza abantu baratunze zo gusambana nijoro, burya n'abantu basambana nabyo bitakariza icyizere burya. None ariko mu buryo bwo mu mwuka utangira kwitakariza icyizere. Ukumva abantu bose bakubonye, ukumva bakwitegereje. Kubera iki? Naho umuntu yagukoraho, ubundi ndivugira ku bari mariye, naho umuntu yagukoraho uba wumva ibintu utabikeneye, kuko ashobora kugukenera wowe wiviriye muri gahunda n'abadayimoni bawe. Kumva nta nubwo ari buze kubikora mu rwego abadayimoni babikozemo. Kuko urumva ni ibitekerezo babikora, aho ugatakariza icyizere. Kandi ikindi umuntu wese ubirota akunze kumva ko n'abandi babibonye. Nuvuga kandi ikindi kiba kiriho mu kwizera, n'imibonano abamva itagikenewe muri we ku buryo runaka. Kandi ni kimera ko uri posede abadayimoni bagukurikiye. Ikindi ni ukubenga no kubengwa. Aha ndavuga ku bakira abasore n'abakobwa. Ntabwo umukobwa azagira umwete wo gushaka, kuko n'uburyo agomba gushaka yabikorewe. Impamvu zabyo yabikorewe. N'umusore nuko nawe yabirangije. Wa muhungu rero utarota usambana naza ko kurambagiza ntuzamwitaho, kuko n'ubundi nta kintu ukeneye muri uwo muntu, kuko uwo muntu aza kurambagiza abadayimoni bakwambika yasura. Umuntu akakubona umeze nk'umukobwa uterura ibyuma, akakubona usa nabi. Hari urigeze kuganiriza bambwira ati ngewe rero ati mbona umukobwa mwiza ari uko baje kumusaba cyangwa bamwerekanye mu rusengero. Numva ikibazo afite ko gikomeye. Ni se kubera iki? Ndamubwira ariko ubwo ntabwo ugira utusambana, ahubwo se namara kabiri. No kuvuga ibyiza bibona babitwara. Abaza se kuba abona abakobwa beza ari uko bamaze kuberekana. Agize imyaka 45. None se ubwo iyo abadayimoni batagusuye nijoro bigenza gutati banteje intambara zo kwikinisha. Imyaka 45 ukaba uri muri icyo kintu. Ati gemba numva ni ikibazo, ariko mubwiye inzira acamo yanga kunyumva. Niyanzira umubwira, ariko nkurikije sanga nyirarume nawe yapfuye adashatse. Twigendere gake. Ikindi urebe ya minota niducike, iyo urota usambana nta mahirwe uba ufite mu buzima. Burya kutagira amahirwe bitandukanye n'iki no kubura amahirwe. Kutagira amahirwe ikintu wakinjiyemo cyanaguhiriye, ariko kikarangira nabi. Kakantu urakumvise? Ndakumva. Nta mahirwe ugira. Ngo kutagira amahirwe ni ukubura opportunity, ariko ndi yayibonye, akazi yakabonye, imirimo yayibonye, urugo yarubonye, ariko birangire neza.
ibintu birisire kurusha uko tubitekereza. hane obinede ndimo ndinjira ahantu kuko hari ibintu nakwiye abantu nibahumuke, humuka mubyeyi, humuka mugabo, gira ibintu ureba biri kure, biri beyond, birenza y'amaso. Cyagigana cyo mukavuga bizango babaye ngo beyond eyes, birenza y'amaso tubona, tunotse ibintu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo akazi wakabonye ariko ntukaramyeho. Yego. Wakunzwe ariko mu kanya barakwanze, wabengutswe mu kanya birapfuye, umuntu aguhaye promesse irahagaze, wagize amahirwe yo kubona ikintu ariko kurota usambana, noneho nabyo bise bihagarara. Urumva ko bitandukanye na bya bintu, biratandukanye. Bakakwirukana nta mpamvu, ngo nk'urugero nk'uko hari akantu kaba kabaye ati wihangane kuno kwezi nzagira gutya atari kingo byaranze. Kubera ko Satani ari umugome, na wa muntu afite ubushake bwo gufasha, ariko hamanutse ikindi kintu kibangamira bwa bufasha ari kuguha. Par exemple navuze nti nzaguhesha umugisha rwose Jerry, nkumva ndabiteganya. Cya kintu natekereje gukora mu rugo hakavuka ikibazo kimbuza gukora ibyo bintu, kuko sindi bufata ibyanjye ngo mbisiga birangaye nze gupfundikira ibyawo. Ntabwo n'abantu bakuru nakwemera 100,000 bivuga ngo celebrate n'ukuri mwana w'Imana, nkumva ndibitekereje, nkumva ngiye kubikora kandi nkumva nta nicyo binanwa. Ariko wa munsi wo kubiguha havutse ikindi kibazo, umunsi wo kubiguha yenda ntibarware mu rugo, ntibagire gute, ariko urukuta rw'inzu cyangwa rw'intuze rukagwa, gatumbwira uti wihangane byagenze gute, anakwereka impamvu. Yego, nibyo. Ikindi ubaho mu mibabaro, burya abantu barota basambana, usibye kuba no mu buzima busanzwe babaho mu mibabaro. Njyewe uyu munsi sinshaka kumena mu banga y'abantu, ariko hari umuntu nzi uri ahantu bamaze kumuca amaguru, kandi yari umwana urangije ibintu agomba kuba ko sishaka kubivuga, aragenda arigunga, arwara amasifilisi, arasambana ntiyabimenya, kugira ngo basanga umubiri we warangiritse, amaze kumuca amaguru araho ngaho, bivuye ku gusambana. Ubwo se amahirwe ntarangiye, babaho no mu gusambana bisanzwe. Uzi impamvu umuntu w'umusambanyi ntanyurwa n'umukobwa umwe cyangwa n'umugore umwe, aba yumva yashaka. Hariho nabonye bavuga mu Giswahili, ndabwira urugero, baramubwira ati ariko umukobwa ahitamo gukunda ninde, ndamubwira ngo mimi ngo mimi sitake mambo ya sura na makario mazuri, ngo tungo ni kazi yangu ni kupumua tu. Wowe icyo ashaka ni ibyo ngibyo, ni ukupumua no kuruhuka. Ati byo kwirwa ndeba amabuno n'isura, ngo sijui sura warembo na makario mazuri, mimi sijali na mimi nataka tu ni kupumua tu. Urumva uwo muntu no kugira ngo nikize umusonga, nta bindi. Wa muntu wahuye n'uyu akeneye nuri, akeneye nuri, akeneye nuri, akeneye na hariya, azarinda atagangara. Urumva agerwa atakibishoboye, ariko imyaku yarakondokeye ku bana be. So rero kubirota nawe muri ubwo buzima usambana abarose, nuvuga ngo ubaho mu mibabaro. Yego, n'umundi abantu bajya basambana burya ajya muri rogi mucingira ko batambona, ntabwo yigirira ikizere, mucungira ko batandeba. Abandi bakajya gusambanira muri sauna, sauna yinjiramwe abantu ukibaza mu murage we, ukabona nawe abaho ubuzima buri busa nk'ubwiterabwoba, ariko n'ubundi ubaho mu mibabaro idasanzwe niyo, kuko nta mahirwe uzagira, nta mahitamo bizakurushya. Ubaho mu mubabaro mwinshi cyane, ariko utabonekera abantu, ariko muri wowe imbere ubizi kurushya. Yego, rega nabira no kubyara biragorana, ariko uzikugira ngo wagiye kubaka urugo umugabo akwifuza umwange kubera ko warayukoze ibyo bintu. None hari igihe ushiduka usambanya na nyakorome, usambanya na so wanyu, usambanya no mu muryango. Noneho hari n'igihe abantu basambana n'ibikoko. Bukoko. Yes, mu nzozi. Ariko njya mbona hari nabo bajya bakurikirana, ariko kumva ngo inka inzozi none we ababisambanya n'urugo kumusambanya ijoro. Ikindi ntabwo iterambere riri kuba hafi. Ngiye gusoza, yego, babyita ngo ni ndabyita ngo ikira, niba ari interruption of promises, cyangwa se guhora ugira amasezerano anyurwamo. Mbega nta masezerano ajya yemera. Yego, kivuze kiragucika. Aba bantu ikintu bakwiye gukora nta kindi, mbere na mbere begera abantu babasengera Imana. Narababwiye ngo umuntu wese siko abasha kwirukana zino mbaraga, nta munyempano wese, nta pasiteri wese, shaka ubifite agusengere, akugira inama.
ya mafaranga watanze ujya mu maroyo ugira gute, menya ko hari igitambo kimwe gisimbura ibindi. Usenga Imana ntubyambukane, Yesu abane nawe gusa kandi ntukihebe, Imana iracyahari, abakozi Imana barahari, tuzagusengera. Amina.